narogaga mu bana b'abanyeshuri harabona ategeraga mu nzira bitewe na misi y'abarozi bampaye nkamukora mu mutwe hari uwo naburaga uko nkora mu mutwe bitewe n'uko umukozi nangwa umubyeyi yamuherekeje nkazacunga Philadelphia Imana irakira. Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'urukundo, Imana y'amahoro, Imana yagiye ibana natwe tukaba tugejeje aya magingo turi bazima, Imana yaraturinze. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu mwagiyemo mwumva ku macana atandukanye. Ni umukozi w'Imana, Imana yagiye ikoresha, Imana ufite ubuhamya bukomeye. Twongeye kumwakira ariko twari tumaze igihe tutabonana, ariko uyu munsi twagira umugisha wo kumubona. Reka tumwakira twibwire. mwakoze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Nkuko Jose yarabivuze ndasanzwe ubuntu bwa kabiri ngarutse hano kuri channel ya Jose. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuvuga butumwa, ndi umutanga buhamya. Mbese nkorera Imana uko inshoboje. Amazina rero nitwa Nyiramugisha Penina, mvuka mu karere ka Musanze, intara n'amajyaruguru y'igihugu. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, ndi umuvuga butumwa bwiza, ndi umutanga buhamya bwaho Yesu yankuye nahangejeje. Mbyaye 4, mfite abakobwa 3 n'umuhungu umwe, n'undi mwana wa 5 ndera. Ndi umugenzi uje mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu naduhana umugisha. Urakoze Penina, uri umutanga buhamya kandi n'ibindi Yesu agushoboje ujye ubikora. Twishimiye kubana nawe. Mwakoze. Uyu munsi rero tugiye hari mu cyiciro twari tugezeho utubwira ukuntu Imana yaguhaye agakiza, yagukuye ahantu hakomeye, utubwira uburyo shitani mwakoranye niba ntibeshye. Watubwira byinshi ariko uyu munsi tugira ngo usubukura aho wari ugereje. Birashoboka ko bamwe batakihibuka cyangwa ari bakikubona, ariko tugira ngo udufashe udutambukirize kuri ubwo buhamya twumva imbaraga z'Imana zishobora gukura umuntu muri ubwo buzima. Haleluya. Uyu munsi ukaba uri we ukoreshwa n'Imana, warakoreshwaga na shitani. Yego turakwakiriye. Mwakoze. Hashimwe Yesu. Amen. Teo nkunda kumuvuga yuzuye umwuka mu gihe cye, araririmba aravuga ngo ashingiye ku byo yabonye. Teo aravuga ngo ni umugabo wo guhamya ko nta hantu kure cyane habaho Imana ngo itakura umuntu. Imana nanjye ndi umugabo wo guhamya ko nta kuri itagukura, nta na kuri itakugeza. Maze igihe nigisha ijambo rivuga ngo haracari ibyiringiro, nanone ndagarutse mvuga ngo ko igiti catemwe cakongera kigashibuka kikazana amababi yaco kandi y'ibitontomwa. Izina ry'Imana nirihabwe icubahiro. Nagiye ntambutsa buhamya ku macana atandukanye, ku mashasho media, mvuga imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze. Nari nivuze mvuga ngo ndi umutanga buhamya bwaho Yesu yankuye nahangejeje. Ndi umwe mu bantu Yesu yagiriye ubuntu, akiza ibyaha bikomeye, ibyaha byinshi. Mbese nkunda kuvuga ngo yagakiza kaza kuba kagurwa nta muntu wari kuzakangurisha. Njya nkunda gutanga ubuhamya nkavuga ngo iyo umwana w'umuntu aza kuba ari ubabarira ibyaha nta muntu wari kuzambabarira. Nishimwe rikomeye rero ko nababwiye ko mama wanje yari yarasenze, amavi yarabaye nk'ayihene, polisi zaramfunze zarananiwe, ariko ndongeye ndagarutse mvuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ubwo duherukana ndabyibuka nko kuvuze ngo harabashobora kuba batibukaho nagarukiye aho nasubikiye, ariko ndahibuka ndumva naraguhaye ubuhamya bw'ukuntu Yesu yankijije kuroga abana, kubura ubwenge. Ntago ari ibyo gusa nakoze, gusa sinirata n'ibyo, ahubwo ndirata ubuntu Yesu yangiriye. Imana rero nishimwe. Ndumva tugiye kwinjira mu kiganiro. Ntago natanga ubu buhamya ngo mvuge ibintu bikomeye Yesu yangirije n'ibyo naciyemo nahangejeje uyu munsi tudasenze. Reka dusenge Imana, Imana yo kwizerwa, ndanone Imana yo kwiringirwa, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana yambaye icubahiro no gukomera, Imana ikinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Imana yageze ku mugabo bita Abidodomu ikabihindura.
imana yakuyeho bita befurusheti irodobari, imana yakuye Mose mu rufunzo, imana yakijije nyirabukwe wa Petero ubuganga, imana idahinduka nk'abantu. Iyi saha turagushimye. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba aravuga ngo abiringira abantu barabahemukira, aravuga ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni, ariko aravuga ngo Yesu wowe ntujya uhinduka kandi ntabwo ukoze isoni. Ari mu mwuka aravuga ngo habwe icubahiro kuko uragikwiriye, aravuga ngo ntumeze nk'abantu utubwira ibinyoma. Iyo usezeranye n'umuntu nsubiyemo kabiri ngo ushirwa ari uko ubishohoje. Haleluya. Nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho uko wari uri kera. Nsubiyemo ngo n'uyu munsi ni kukiri. Wabwa icubahiro rero, ndagushimye kubw'umuteguro wawe, ndagushimye kubw'umugambi wawe. Gatera Jose waramurinze iminsi yatambutse, wabanye nawe, wabaye mu ruhande rwe, uhimbazwe. Twongeye guhurira hano munsi y'igisenge cy'inzu, aho ubaye uncumbikiye, ahageze ari muzima, asanze ntarishwe n'ibyaha, kandi nawe ahageze atarishwe nabyo, nubwo ibyago n'amakuba byabaye byinshi. Nsubiyemo ngo ariko wadukijije muri byose. Uhimbazwa kubw'urukundo rwawe. Umuririmbyi nanga se umwanditsi wa Zaburi yuzura umwuka aravuga ngo iyaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, aravuga ngo abariko Abisiraheli bavuga none ngo ubwo ababisha bacu baduhagurukiraga, aravuga ngo baba baratumize bunguri tukiri bazima, aravuga ngo isuri iba yararenze ku bugingo bwacu, ariko aravuga ngo Imana ishimwe yuko itadutanze ngo tuba umuhigo w'amenyo yabo. Aka kanya turavuze ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe kuri Gatera Jose kuko wamurindanye n'ibye nawe. Imana ishimwe twahise ubanje kugirana akaganiro, mubwira ibyo wakoze. Amaso y'abantu nayo arabireba, ndetse hari igihe ukorera umuntu igitangaza civugira mu ruhande rwe, nawe hari ibyo wakoze. Uyu mwuka duhumeka nawe muri wawe turagushimye kuko uduhaye fagitire ntitwabona ico tuwishura. Uhabwa icubahiro rero kuko abandi bashitsi turi kumwe hano muri iyi saro. Icubahiro cyawe n'ikitugote. Bibiliya ivuga ngo abantu babiri bateraniye cyangwa batatu bavuga iryo zina uzaba uri hagati muri bo. Nsengera umuntu wese uri bukurikirana ubu buhamya, uri bukurikirana ijambo, uri bukurikirana impuguro, ibivugirwa habye guca mu gutwi kumwe ngo bihinguke mu kundi, ahubwo nibishinga imizi mu mitima, bizatubera impamba, bizababera urwego, bizababera agakiza kazabageza mu bwami bwawe. Urakoze. Bibiliya ivuga ngo mbere yo kugira ngo tugire ico tuvuga tubanze tuve mu bidatunganye. Abo turi kumwe hano bababarire, abankurikiranye kuri kamera bababarire, amafuti n'ubugoryi utubabarire, umugayo utubabarire, gukiranirwa utwandukure mu gitabo c'urupfu, utwandika mu c'ubugingo. Turi abanyabyaha Kristo, twagiye dukora ibyaha ntitwashikira ubwiza bwawe, ariko kuko wera natwe utweze, udukuraho inenge, udukuraho ibizinga, udukuraho urubanza, icaboneka nk'umugayo catuma izina ryawe ridashirwa hejuru, icatuma gusenga kwacu nanga se gusaba bitabasha kukugeraho bikurweho, kuko turavuze ngo tweze. Yakobo 5:16 subiyemo ijambo nkunda kuvuga rivuga ngo twatura ibyaha byacu kugira ngo dukizwe kandi ngo dusabirane, kuko gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ngaho urakoze, singutotesheje amagambo kuvuga kubaye ukwanje, ariko guhindura kuba kwawe. Umuntu wese utega amatwi ahindurwe n'imiburo, ahindurwe n'ijambo ryawe, ubikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Abahumugisha Yesu. Numva twatangira kubankurikiranye, ngarutse ndi mu mashimwe, ngarutse ndi kuvuga gukomera kw'Imana. Kubankurikiranye ngarutse mvuga ko Imana igikora ibitangaza abantu bagatangara, ariko ntibashe gutangara kuko ari igitangaza. Bibiliya igimbwira ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo. Mbere yo kugira ngo dukomeze mu buhamya, hari ijambo Imana yansize ku mutima nshaka kugira ngo dusangire hano riri muri Bibiliya. Tugiye gusoma amagambo ari muri Matayo 25. Matayo 25 turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere.
ijambo ry'Imana riri muri Matayo 25 ni ijambo Imana insize ku mutima. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Titire y'ijambo iravuze ngo umugani w'abakobwa 10. Ico gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo baje gusanganira umukwe. Ariko muri abo bakobwa 10 batanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajanye amatabaza yabo ntibajana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Gatandatu baravuze ngo ariko nijoro mu gicuku haba urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mu musanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Ariko abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimuje mu bahanjuzi muyigurire. 10 haravuze ngo bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubaha we dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. 13 aravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umusi canga igihe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aya na magambo Imana iduhaye kuri iyi saha y'igicamunsi. Iyi saha igiye gushika saa 8 na magambo Imana yansize ku mutima. Ari kuvuga ku bantu babiri, abakobwa 5 b'abanyabwenge n'abakobwa 5 b'abapfu. Ari kuvuga ku bakobwa ariko batandukanye, ko 5 bari abanyabwenge abandi 5 ari abapfu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Abakobwa 5 bari abanyabwenge, Bibiliya iravuze ngo abandi bakobwa 5 bari abapfu. Ngo babwiwe gutegereza umukwe. Bibiliya iravuze ngo bose barahaguruka, gahunda kwari kujya kugira gute gusanganira umukwe. Aho bari bategerereje umukwe, Bibiliya iravuze ngo abo bakobwa bose uko ari 10 ngo barahunikiye barasinzira. Data twese atugirire neza. Bibiliya iravuze ngo ariko nijoro mu gicuku haba urusaku ngo umukwe araje ngo nimusohoke mu musanganire. Ngo babakobwa bose barahaguruka ngo baboneza amatabaza yabo hamwe n'amavuta yabo. Ariko byumvikanye ko abapfu bari bafite amatara ariko atarimo amavuta. Ngo nuko batangira igihe cyo gucana amatara ngo basohoke basanganira umukwe. Abanyabwenge bacanye amatara araka, ariko abapfu kuko yari amatara atarimo amavuta ngo bacanye amatara yanga kwaka. Data twese atugirire neza. Ngo batangira gusaba ku banyabwenge ngo barababwira ngo nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatara yacu azima. Ariko ngo abanyabwenge bahakanira abapfu ngo barababwira ngo ya aya mavuta ntiyadukwira twese, ngo ahubwo nimuje mu bahanjuzi mugire gute muyigurire. Data twese ngo bahagurutse bagiye kugura ayo mavuta, urugi rurakingwa. Ubundi abantu bashobora kwibaza ngo mbese abahanjuzi ni iki? Abahanjuzi n'abacuruzi. Ntumbaze muri ico gicuku nimba hari ahantu abo bakobwa bagombaga gukura ayo mavuta. Ariko Bibiliya iravuze ngo barasohoka bajya gushaka amavuta. Bari bahagurutse bazi ko bagiye gusanganira umukwe, bari bazi ko byari itegeko kuri bo gutwara amavuta mu matara, ariko ngo batangira gusaba amavuta. Ntagira umuntu yagusaba, ntagira umuntu kumenera amavuta. Gahunda twese no gutegereza umukwe ukaboneza itabaza ryawe. Hari umuririmbyi kera mama wacu yajyaga turirimbira akabaza ngo mbese nshuti ufite amavuta? Ese itara ryawe riraka? Akabaza akagera akavuga ngo gira vuba uboneze umutima wawe, ubone kuja mu mubare. Ngo abakobwa 5 b'abanyabwenge mu gihe bagitegereje umukwe atinze barahunikira, mu gicuku haba urusaku. Sinsubiye inyuma ngo bagiye kugura abo bapfu b'abakobwa ngo umukwe araza
data wa twese aturengere. Abari biteguye Bibiliya iravuze ngo binjirana n'umukwe mu bukwe, nyuma ngo urugi rurakingwa, ngo hanyuma abakobwa abandi baraza barahamagara, nimba amavuta bari bayabonye batayabonye Bibiliya ntabwo ibimbwiye, ariko ngo barahamagaye barakomanga cyane, ngo baravuga ngo nyakubahwa we mudukingurire. ngo ababwira amagambo akomeye kuri 12 kuri B yaho, arababwira ngo ndababwira ukuri yuko ntabazi. Biragoye, birababaje kuba warakoreye Imana, kuba warasenze, kuba warasenze ubutayu, kuba wararaye ubutayu, kuba warahirimbanye ugafata ibihe byo gusenga, ukazabwirwa aya magambo, nkangisha amagambo akomeye mwihangane, ariko biteye agahinda kuba warasenze ukaririmba ukazabwirwa ngo imbere sinigeze kukumenya. ngo nuko arababwira ngo ndababwira ukuri kuri B yaho, aravuga ngo yuko ntabazi. 13 amagambo akomeye aravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi canga igihe. Ndagira ngo mbwira abagenzi bankurikiranye ku binyamakuru bitandukanye, ku macana atandukanye, uyu munsi nzanye ijambo ririmo kuvuga ngo mube maso kuko mutazi umunsi canga igihe. Ntago tuzi umunsi canga igihe, iminsi umaze urayizi, ariko ndongenda kwibukije ko iyo usigaje utayizi. Byarangiye ubukwe batabutashe kuko amatara yabo nta mavuta yararimo. Ntago byoroshe. Ubundi imodoka itagira lisansi ntishobora kugenda. Umuntu wamenyere kurya ibiryo birimo amavuta, iyo yaramutse atetse ibiryo bitagira amavuta nta petagira. Umuntu wamenyere gukaraba kisiga amavuta, iyo atakarabye ngo yisige umubiri urwara umwera. Ufite amavuta, itara ryawe riri kwaka, gira vubuze wihane, uboneze umutima wawe, ubone kuza mu mubare w'abakobwa 5 b'abanyabwenge. Imana y'amahoro nitugirire neza. Mvuze amagambo asobanuye ku bantu badatunze mwuka wera, arazimije, ariko ndimo kuvuga amagambo asobanuye avuga ngo bose bari bagiye gutegereza umukwe, atinze barahunikira barasinzira. Ese niba usinziriye ufite amavuta? Imana y'amahoro itugirire neza. Umugabo nkurikiranye ufite amavuta, umugabo nkurikiranye ufite amavuta, umusore n'umukobwa bankurikiranye mufite amavuta, itara ryawe ririmo kwaka. Imana y'amahoro niturengere. Gira vuba uze wihane, uboneze umutima wawe, ubone kuza mu mubare w'abakobwa 5 b'abanyabwenge. Amahoro y'Imana bane namwe. Rero nari nabasuhuje, iryo jambo niryo numvaga nshaka gufunguza ubuhamya, twayitangaza mu mujyi no mu cyaro, ririmo kuvuga ngo kubaha Uwiteka gusa nibwo bwenge, kandi kuva mu byani ko kujijuka. Nta wasambana ngageza hanje, nta wasinda ngageza hanje, nta waca inzara tsingageza hanje. Ngira ubuhamya, nubwo numvaga uyu munsi ndi bubaha ubuhamya bwo kuba maso, kuko na Bibiliya iravuze ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi canga igihe. Nari mvuze ngo mfite ubuhamya bwo ngiye kuha ababyeyi, ngiye guha ababyeyi n'abatarabyara. Umva, cunguza uburyo umwete kuko iminsi ni mibi. Ndi ku buhamya bwo kuvuga ngo ushinganishe ibyawe n'abawe. Nari umurozi, ariko uyu munsi ndashima Yesu ko yahinduye amateka, abantu bagahindura amagambo. Nari umurozi uroga abakobwa kudashaka. Ngize ngo mbivuga, wenda birashoboka ko ushobora gufungura aka kanya YouTube warangiza ukagwa kuri iki kiganiro utarigeze unyumva, warambariwe. Hano Yesu arabishimye ngo mpanyure nongere mpagaruke. Nari umurozi uzinga abakobwa ntibashake, nari umurozi uroga abana b'abanyeshuri. Ico gice ndaza kukivugaho. Nakoraga umwana mu mutwe nkamutoga amagambo yaba guwa mbere akaba uwa nyuma. Nari umurozi usenya ingo z'abagore n'abagabo nkoresheje amaraso y'agasimba bita gasamunyiga. Izo ni ingingo z'ingenzi. Nari umurozi ushobora kuroga umuntu igihombo. Nagendanaga amafaranga ngura utuntu mu maduka n'amabotike bitewe n'aho abarozi bampaye misiyo, ndoga abantu kudacuruza ngo bunguke. Ariko hashimwe Yesu, uyu munsi ninje munyamasengesho usengera abantu bacuruza ntibunguke bakunguka. Ndashima Yesu ko yamvunjiye, namuhaye kado y'ibyaha ntiyagakiza, ndamuhenda arirengagiza. Yesu yangiriye neza sinzamureka. Nari umurozi ushobora gukuroga umuntu impanuka. Benshi ntibajya babyemera ko umuntu yateza undi impanuka, ariko umuririmbyi wa 204 ntarakomeza ku gice cy'ubuhamya numva nshaka kubaha, yuzuye umwuka, araririmba avuga ngo koko ingabo za Satani, aravuga
ngo zirakomeye ndetse avuga yaravuga ngo tudafite umwami Yesu izo ngabo zaduhindura ariko aravuga ngo twebwe abakurikiye umucunguzi aravuga ngo tumutumbire ndetse twizeye ubutwari bwe kuri refura aravuga ngo ndaje nimukomere ko ndi kumwe namwe ninde wabashobora ndagutangarije ngo uri kumwe na Yesu hacu umurozi yagutwara uri kumwe na Yesu wabigutega akabigusimbutsa uri kumwe na Yesu wagucukurira inzoba akazitsiba uri kumwe na Yesu ibyago n'amakuba byaza ukabibona ariko ntabwo byakugeraho tudafite Yesu gusa aravuze ngo azaduhindura ndakwifuriza gutunga Yesu ndi umurozi abantu benshi ntibajya bemera ko impanuka zibaho barozwe n'abandi ariko njiyo twakubitanaga utasenze mbwira abantu baryama mudasenze mukabyuka mudasenze murabeho bivuga kenshi cyane ndimo gutanga icerekezo cyo gusenga ndimo kubwira abantu ngo password ni ugusenga nta kindi cyakurengera usibye gusenga ushobora kuba waranyumvisha ku yandi macano ariko ndimo kuvuga ngo abantu batarasenga bagiye gusengera ndi kubwira abantu ngo tudafite Yesu izo ngabo zaduhindura iyo twakubitanaga waryamye udasenze ukabyuka udasenze mu by'ukuri naguteraga umwaku nari mfite imbaraga zishobora kukoherezaho moto aho wayihungira hose ikagukurikira aho ugiye nari umukozi w'abarozi ariko uyu munsi ndi umukozi w'Imana mwomere Yesu icyubahiro kuba nguri icyubahiro ni icyawe Imana icyubahiro ni icy'Imana ntawe bazagisangira amen nari umurozi wohereza impanuka y'amagare nari umurozi uteza impanuka nkayobya imodoka zikarenga umuhanda nari umurozi ushobora kuguha amafaranga natonze amagambo wayashira mu yandi ico naco ni igitangaza kuba narahawe agakiza ubundi ukazapfa udakizinyatse ndi umurozi ukora ibyo byose ariko Bibiliya irambwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icaremwe gisha iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ibyakera biba bishize nasomye ijambo rirambwira ngo icyakora tuzahabwa imbaraga umwuka wera ngo natumanukire haleluya ngo tuzaba abagabo bo guhamya Yesu hose i Yerusalemu i Samariya Yudeya no ku mpera y'isi nubwo mutubona twe tuvuga Imana turi abagore ariko muri Kristo turi abagabo amin Pawulo arandika aravuga ngo ni igiki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo harabaza ngo ni ibyago ni amakuba ni ukurenganwa arangije aravuga ngo nta kintu kigomba kudutandukanya n'urukundo rw'Imana utarasenga azasengera ngewe Dawidi yuzuye umwuka aravuga ngo nibutse iminsi ya kera aravuga ngo nkuramburiye amaboko nanje iminsi ya kera ndi umurozi nibutse iminsi ya kera ndi maji nibutse iminsi ya kera ndi umwesikoro nibutse iminsi ya kera ndara mu marimbi nibutse iminsi ya kera ndamburiye Yesu amaboko ndashima Yesu ujye utanga agakiza nahabwaga misiyo yo kuroga abana kubura ubwenge ubu ndimo kugira ngo abantu bashoreraga abana bakabatwara ku ishuri umwana yava ku ishuri ukamugaburira udatonze amaraso ya Yesu ku buzima bwe utamutongoye ibyo bamutonze muvandi ingabo za Satani zirakomeye nakubwira ngo namukoraga mu mutwe umwana yabaga uwa mbere nkamugira uwa nyuma uru rurimi mwumva ruvuga rwakwica ugapfa bakaguhamba uru rurimi rutakwisha ngo upfe baguhambe rushobora kugukerereza kuko umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo utakwambuye aragukerereza umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo abwirwa benshi ariko akumva beneyo aravuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi igiti kigwirwa gisanzwe udahari igiti ntikimugwira aravuga ngo birenge ni wewe uri kubwirwa imfubyi yumvira mu rusaku kandi ni ukuri hari impamvu Imana yemeye gushiraho aya ma YouTube hari impamvu Imana yemeye gushiraho abantu ngo bakoresha amacana nubwo cano muri iki kinyejana arizo ziri gukorerwaho ibintu byinshi bibi ubugambanyi nanga se bagakoreraho ibindi bidahesheje Imana icubahiro ariko uyu murongo n'abavuga Yesu abavuga Imana natwe yawudushiriyeho kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza Bibiliya irambwira ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya akanwa k'Uwiteka niko kabivuze Yesu ashimwe cyane nimwumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze Imana y'amahoro nitugirire neza
birashoboka ko amateka yawe yahinduka, birashoboka ko umubabaro wawe wavamo ibyishimo, birashoboka ko wari unaniwe ariko igihe kikagera ukibagirwa neza ibyakwangirije. Ariko aravuga ngo bishobokera uwizera akihanganira ibimugerageza, byatungukira mu rugo rwe akabwira ikigeragezo ngo cibeshe. Ikigeragezo hari igihe kiza gihetse igisubizo. Ndashima Yesu kuko ajya ducunda dushakamo amavuta y'ubuhamya. Mama wanje we yari yarasenze amavi yarabaye nk'ayihene, polisi zari zaramfunze zarananiwe, ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Narogaga mu bana b'abanyeshuri, harabona ategeraga mu nzira bitewe na misi y'abarozi bampaye, nkamukora mu mutwe. Hari uwo nabura gukora mu mutwe bitewe n'uko umukozi nangwa umubyeyi yamuherekeje nkazacunga. Hari igihe nagirirwaga umugisha, reka mbivuga uko, kuko nje narakijijwe ngomba gutanga ubuhamya. Bibiliya yarambwiye ngo numara kumwemera nk'umukiza uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Hariyo mpamvu ndi guhamya Yesu. Nta murozi wageze hanje kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byani ko kujijuka. Nkamucunga ariko umwogosha uyu mutsatsi niwo nabaga nkeneye. Noneho hari uburyo ushobora guhagarara muri saro umukwafiri bano bogosha akagira ngo nawe uje kwiyogoshesha, nanga agatekereza kuri kumwe n'uwo mwana. Ndagira ngo nkubwire nubwo utamurinda ariko umurindisha isengesho, umutonga amaraso ya Yesu. Ushobora kutabona umwanya wo kumuherekeza agiye kwiyogoshesha, ariko ajya ahaguruka mu gihe akubwiye aho agiye wamajije kumutonga ayo maraso. Urabyumva ko no muri saro aho biyogoshesha twahageraga, narangiza nkagira gutya wamutsatsi nkawutora. Wenda hari igihe umuntu uri kogosha bafashe nka rukoro hariya cajya ariko bwinjijisho nabaga nari hanze hahandi akuye uyu mutsatsi wa hejuru hano n'inyuma. Urabona haba ubwenge, niko nje mbyumvisha nanga niwo mutsatsi babaga barantumye ngahita nkutwara. Ari gufata nka rukoro ngamusige nanga ikindi kintu, ntago ndi buvuga ukuntu nabigenzaga. Ubu hari abantu bashobora kunkurikirana kuri cano nanga se kuri kamera bakanyumviriza navuga uko nabikoraga bakadutwarira abantu ubwenge. Ariko ndatanga itangazo rivuga ngo hejuru y'imbaraga z'abarozi n'abakonikoni hari imbaraga z'Imana. Amen. Hari imbaraga z'Imana. Uwo mutsatsi nkawushira umurozi, nawe urabyumva, urahari urankurikiranye, ufite umwana wabaga uwa mbere, uyu munsi ni uwa nyuma ku rwego rwo hejuru. Wageze no ku rwego wumva utakongera kumurihira, wageze no ku rwego wumva wamureka akabivamo, wageze ku rwego wumva bigucanze. Yewe warasenza y'ubutayu, wasenza y'uburyo n'ay'ibumoso, ariko kugeza kuri uru rwego ntago urabona igisubizo. Ariko ijambo ryaravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukiyebe kuko ndi Imana yawe, ni koko nzagutabara. Humura Imana izagutabara. Password navuze ko ari ugusenga. Umwana nkamurindagiza, umwana nkamubuza ubwenge. Ngewe narahembwaga, nabivuze inshuro ni ya gatatu ngo nari umukozi w'abarozi, ariko uyu munsi ndi umukozi w'Imana. Iyo natwaraga umutsatsi nkuye muri saro ku mwana bampayeho misiyo, nishurwaga 30,000 nanga 40 bitewe n'untumye wariwe. Nari umurozi ushobora kubura uburyo nsanga umwana muri saro yiyogoshesha, ngakorana n'umukozi bitewe n'amafaranga nabaga nahawe na misiyo. Habwira umukozi nti ngewe ndashaka ngo uzampe karibu ngusura aho ngaho ukora. Nakoreshaga uburyo nzamenya nimero ye nanga nkagira aho mpurira nawe. Bantu mufite abakozi simbabwe ngo mubirukane, ariko nimba uri gukoresha umukozi uzamwinjiza iwawe uko wamusengeye, nimba hari uwo winjije iwawe utamusengeye, ndagira ngo utangire ushinganisha abantu, ushinganishe n'umukozi, kuko kenshi inzira zo kuroga abana n'urugo rw'umuntu runaka twacaga ku bakozi nanga abazamu, nanga se tukagenda mu buryo bw'amashitani, reka mvuge gutyo, ukinjira mu rugo rw'umuntu atabizi, ugakora imihango ukorerayo, ugasohoka. Ngendereye umwana nanga ngendereye umugabo nanga umugore, gusa password no gusenga, atari Yesu izo ngabo zaduhindura. Ku rwego rero narogaga nkaroga abantu kuba bapfusha umuntu mu muryango, ariko ubwo kubankurikiranye kuri iki kiganiro c'abana batagira ubwenge bari babufite, urumva ntago nkwerekeje y'abapfumu, ntago nkubwiye ngo wajya kwa Sarongo, kuko njya numva ngo hari imbaraga afite zishobora gutanga ubwenge. Ariko navuze ijambo rikomeye ngo yaba Uwiteka atari ubereye maso umudugudu, abarinzi babera maso ubusa. Hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana, ibigirwamana n'ubusa, Imana rurema niyo ikomeye. Password no gusenga. Narogaga umuntu kuba yapfusha buri mwaka,
nibaga imisaraba yo ku marimbi. Ubwo buhamya narabutanze kuri Zaburi nca, ariko birashoboka ko utagiriwe ubuntu bwo kuhajya. Uyu munsi ukurikirane iyi cana, uyikurikirane uze kumva neza uburyo ugomba gusenga kugira ngo urindwe. Nari umurozi wibaga imisaraba ku marimbi, abandi basinziriye mu bicuku bya nijoro nabaga ndi mwirimbi. Nari narahawe kondisiyo yo kujya ngenda nambaye ubusa buri nkuko navutse, nta suve nta nasutiye. Abazi wacu harakonja, na majaruguru y'igihugu ahantu bita mu Kinigi, n'iyi zuba riva haba hakonje. Aho nabyukaga butaraca saa 9 mu kadomo nkaba ndi mwirimbi, haba imbeho bita inyababa igukubita ugahinduka umweru. Sinakangwaga n'imbeho n'izu n'imvura, ahubwo narindi kuri misiyo. Uyu munsi nkwiriye gukora n'umurimo w'abantu myakiri ku manywa. Ijambo ryarambwiye ngo bugiye kwira, aho umuntu atakibasha gukora. We araririmba ku bajya banyibazaho, bambwira ngo ndurwa amenyo, abandi bajya bambwira ngo naritaranze bihagije, abandi bajya bavuga ngo nta soni ngira, abandi bajya banyita ikibazo. Nje ndi ikimenyetso kigirwa impaka, ndishano ritangaza benshi. Mu by'ukuri njaho navuye ndahazi, naho ndi kwerekeza ndahazi. Ntago naba ntaragize isoni zo gukora ibyaha ngo nindangiza ngira isoni zo kuvugira Imana. Ndashima Yesu utanga agakiza, ni gitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nibaga imisaraba nkayitwara, nabaga ndi mwirimbi n'isitimu, murika ku gituro, murika no ku gapapuro umurozi yampaye kanditsweho igihe umuntu yavukiye, amazina ye. Mu by'ukuri sinarinzi gusoma, ariko nagendaga ndebera ku gapapuro bampaye, nabona uwo musaraba muritseho ibiri ku gapapuro bihuje n'ibiri kuri ico giti cy'umusaraba nkakirandura. Ndagira ngo n'abantu mugira ibyago mugapfusha, mujye mupfa guherekeza abapfushije nanga ngo mupfe kwinjira mwirimbi. Ndagira ngo mujye musenga, hariya duhagaze duherekeje uwapfuye, turi inyuma y'abagize ikibazo. Abarozi baba bahari, yemwe hari abayora ubutaka duhagazeho, washingura ikirenge ugiye nango ugiye gusezera ku wapfuye, umuntu agahita yora ubutaka bwaho wari uhagaze, akakurwaza uburwayi bw'amaguru. Hahandi ukandagira ukagira ngo wakandagiye mu mahwa, hahandi uhora uribwa mu mavi, hahandi ibintu bizamuka bihekenya umugongo. Hari amagambo batongera kuri buriya butaka bakuye aho wahagaze, hari ibyo bakoresha uriya muyonga w'umusaraba, ariko password ni ugusenga. Ntimutinye, hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Ibyo nabyo narabikoreshaga. Ndi umurozi ushobora gucunga kwa kundi bari gushingura bahamaga bati muze musezere ku wapfuye, kandi wapfuye simuzi. Narinzi kurira amarira akivanga n'ibimwira. Yesu aho ugejeje ukora mbaye ngushimiye. Mu gihe rero bari gusezera nanje nkayora ubutaka, nkuzuza mu gipfunsi. Bushize narabivuze, ubutaka bumwe nabujugunyagamo, ubundi nkabusigarana mu gipfunsi. Cagihe rero ncize akaboko mu mufuka, mu munota umwe nanga ibiri nabona ntaho mbajira tubwo butaka usigaranyura bugira ute. Ngafata inzira nkagenda, ngasiga abandi batarava no kwirimbi. Wa murozi wabuntumye nkamubwira ngo ubu butaka ndabuzanye, akampa 20,000. Pawulo arandika aravuga ngo maze kwakira umukiza, ibyari ndamu yanje byampindukiye igihombo kubwo kunguka Kristo. Mbwira abantu rero njya ntambutse ubu buhamya, bakambwira bati n'ubundi waroze ntabuta. Hari abantu bajya baca mu gikari, hari n'abandika kuri komenti bakavuga ngo ariko ubwo ubundi uwo mugore yarakijijwe. Ngewe narabiretse sinzabyongera, ndamutse mbikoze byantanya na Yesu. Narihanye, ndi umukristo wo mu mutima. Imana y'amahoro nitugirire neza. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo ahagereye ntihuma, ngakaba yicwende ntikoga. Undi aratinyuka aravuga ati burya uwaroze ntabuta, ati kandi n'agatoki kamenyereye gukomba gahora gahese. Mu by'ukuri mu magambo yumvikana yavugaga yuko uwabikoze atabireka, ariko nje narihamye kuko ntarabiretse. Ntabwo natinyuka no kuza kuri cano ngo mbivuge, kuko nimba ari ikintu kivuna ni ukuvuga ubutumwa. Nimba ari ikintu kivuna ni ukuvuga ibintu nk'ibi. Ubu hari umuntu ushobora no guhagarika utishima Imana ku byo yakoze agatengurwa, habe yabasha gufata na mikrofone. Izi nazo ni imbaraga z'Imana. Tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira, tuzaba abagabo bo guhamya Yesu hose. Amen. Yerusalemu, Samariya, Yuda no ku mpera y'isi. Muri make rero ntago nkiri uwo, ahubwo ndi uwabatuwe, ndi uwo Yesu yagiriye ubuntu, ndi uwo Yesu yahamagaye.
ndi mu magurupe asengera ingumba zigaheka kandi na rumwe mu bazinga abagore ntibabyare, ndi mu magurupe y'abasengera abakobwa bagashaka kandi na rumwe mu baroga abakobwa kudashaka nta munezero w'urugo nabifurizaga. Imana ishimwe ko kigihindura amateka abantu bagahindura amagambo. Ndi mu magurupe y'abantu basengera abana babuze ubwenge bakabubona. Ndi muri iyo gurupe yo ku giti canje kuko ndumva ari wo mwanzuro nafashe wo kuba nagira gute najya nsengera abantu barushe Yesu akabaruhura. Imana ibampera umugisha rero. Wowe ushobora kumva ko hari ibyarenze, hari ibikomeye, ariko ndagira nkubwire ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ndagira ngo nkubwire ko imbaraga z'abarozi ziri hasi, imbaraga z'Imana yacu ziri hejuru y'imbaraga zose. Narakijijwe rero uyu mwaka wa 12 ni maze imyaka 12 nkijijwe. Ndi umugenzi uje mu gihugu cyo mwijuru, ndi mu mwanya wo kubwira Yesu ngo anshoboze gukora ibyo abandi batashobora. Ariko nawe ibyo udashoboye ndagira ngo usenge Yesu azabigushoboza. Ndumva rero ubuhamya numvaga nshaka kuba hari ubu, ariko hari umuntu wigeze kumbaza ati wakijijwe ute, wahamagawe nande, ye mubyeyi wari umeze uko ninde waguhaye agakiza? Ni Yesu ugira uko abigenza bikemera. Nge nari nsinzire ndi muri hoteli mfumbase umusambane, ndabwira wafunguye iki kiganiro ari ubwa mbere, ijwi rirampamagara. Nari ndi muri hoteli bita Rapayote hariya mu Kinigi, rirambwira ngo kubaha Uwiteka penina nibwo bwenge kandi kuva mu byaniko kujijuka. Mpaguruka numva ari nk'umuntu uri kumvugisha, ryajwi rirongera numvaga rivugira mu gikuta, rirambwira ngo dore ushizwe inzira ebyiri imbere, hitamo inzira ukwiriye kunyuramo, ari urupfu cyangwa ubugingo. Iyo urupfuye nari nyirimo kuko nanje ndi umuntu uvugira ko nari narapfuye mpagaze, ntago nari kuvuga ngo mpisemo urupfu kuko iyo urupfu nari nyirimo, ahubwo nahisemo inzira y'ubugingo. Ariko nabwo sinje wabyihitiyemo, ahubwo Imana kubw'umugambi yari mfiteho. Nagiye kubona mbona mfashwa akaboko n'umuntu ntazi, mbona nsa n'uri kurota, ariko anyuza ahantu mu nzira ngari, arambwira ati ndagira ngo nkwereke inzira wari urimo icerekezo cayo. Naragiye nikoreye ibintu ku mutwe, munsi y'ibirenge, mu mugongo, nabonaga mfite imizigo myinshi igereranwa n'ibyaha. Ndumva nari mpetse ibyaha. Nagiye kubona rero mbona ngejeje ahantu hari urwoba ruriho abantu benshi batonze umurongo, handitswe ngo Gihonomo. Iyo Gihonomo naje kuyitabwamo, ariko bitewe n'umugambi Imana yari mfiteho, ni inzozi narose. Nza kongera kubona umugabo muremure, narebaga iki gice cyo hasi ntarebaga mu maso, warabagiranaga. Arambwira ati wari utawe muri Gihonomo, nubwo ari nje wari ukugejeje aha, nagiraga ngo urebe inzira wari urimo, noneho hitamo inzira ukwiriye kunyuramo. Iyi nzira ubonye aho ikugejeje, atari ko hari indi nzira. Ndashima Yesu kuko nahise mbwirwa n'ijwi numvaga rituje, rirambwira ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta muntu ushobora kujya kwa data ntamujanye. Yageze mu bintu byose rero arivanga, ndamushima. Yageze mu mazi, aravuga ati ndamazi amara inyota. Ageze ku mutsima, aravuga ati ndi umutsima utera imbaraga. Ageze ku giti, aravuga ati ndi igishitsi cyo mu muryango wa Yuda. Ageze ku ntare, aravuga ati ndi intare yo mu muryango wa Dawidi. Ageze ku mazi, aravuga ati ndamazi amara inyota. Ndashima Yesu ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi ko nta muntu ushobora kujya kwa se atari w'umujanye. Imana y'amahoro nibampera umugisha rero. Muzirikane ijambo nahereyeho riri muri Matayo 25 umurongo wa mbere, ryatubwiraga ku mugani w'abakobwa 10. Twashoje ku murongo wa 13, ijambo ryavugaga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi canga igihe. Imana y'amahoro nibagirire neza. Mwakoze. Urakoze Penina. Nibazaga hari akabazo k'amatsiko mfite. Ese wavuze kuntu watwaraga abantu ubwenge, ukaryanisha abantu bashakanye, ugasiga umuntu maraso y'icyangira. Yego. Ese iyo wakoranaga nabo barozi, hari igihe hari iteraniro mwagiranaga cyangwa se n'izindi mbaraga zagukoreshaga nawe utazi, watahaga mu rugo iwanyu cyangwa se wabaga ikuzimu? Mbona mu buryo bw'umubiri nari umuntu,
ariko mu isi y'umwuka nakoreshwaga n'imbaraga za gishitani, ariko ibyo bintu nari narabibwiwe n'abantu nanga se nk'uko nabibabwiye nakoreraga abarozi. Ni ukuvuga ngo ntabwo nabaga iwacu, ngiye natanze ubuhamya ko nananiranye guhera mfite imyaka 14 guhera kuri uwo munsi nja kwikodeshereza. Natahaga iwanje ahantu nakodeshaga, ariko inama yo yarabaga kuko urumva ko nari mfite abo nkorera, bantumaga ubwo butaka bwo ku bituro, bantumaga iyo misaraba ku marimbi, bantumaga kujya kuzana irebe mu mazi ngo turirogesha abantu uruzerero n'abagore n'abagabo. Hari inama twakoraga hamwe n'abo bantu b'abarozi nakoreraga, kuko haraho nageraga bikanga, naroga nk'umuntu nkabona ibyo twamuroze ntibyamufashe, bambaza bati ko nta mpinduka ku muntu twagutumye, nkababwira nti nanje simbizi. Muri rya teraniro rero hari igihe bavugaga bati reka tubaze, kenshi twagiraga imbaraga zivuga ku buryo hari umurozi ukomeye twabanaga nawe mu iteraniro rya buri kwezi, twagiraga aho tuganirira. Uwo murozi nanga se umukuru wacu twakoreraga yaturukaga mu gihugu ca Tanzania, nigeze gutanga ubwo buhamya ko hari umuntu wigeze kuzira ku rutaro, ico bita urutaro ku manywa Nyaruhanga isaha ya 5 azira mu muyaga. Uwo murozi rero nkimara kwemera ko nzajya nkorana nabo, yarazaga tukagirana ibiganiro, noneho agashika wa muntu twaroze ntibikunde, tukumva arimo kuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo twibwiraga kuri we. Wa murozi akatubwira ati uyu muntu arasenga, niyo mpamvu ibyo twatumye peni na kumukorera bitagize ingaruka bimugiraho, nanga si bitasoje ibyo twabitumye. Bivuga ngo iteraniro ry'abarozi byarahabaga, ndetse mu buryo bw'umubiri nari umuntu usibye isi y'umwuka, nari mfite imbaraga za gishitani kuko sinatinyaga ijoro, sinatinyaga ukomeye, sinatinyaga uworoheje, ndetse nanabifashwagamo no kunywa itabi nk'uko nabibabwiye kugira ngo ntatinye ijoro n'undi muntu wese. Muri make ku kibazo warumbajije ndumva arico gisobanuro naguha. Urakoze. Murakoze rero abadukurikiye, murumva yuko yatubwiye ko umuti w'ibyo ari ugusenga. Mu by'ukuri intwaro password se ngo ni ugusenga. Twige gusenga kuko abarozi bo barahari n'ubu baraza agakizwa kabivamo, ariko ubundi ubwo bwami bwabo buracyakora kandi bukorera ku isi. Imana itukugire neza kandi pe Imana igufashe kubwizo mbaraga z'Imana zagukuyeyo. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro. Navugaga nti ngaho dusengere. Turongeye turagushimye, turaguhimbaje kuko ushoboye byose. Yobu yaravuze ngo nzi yuko ushoboye byose mukiza, kandi aravuga ngo nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Hari abantu bakurikiranye iki kiganiro bari bafite umutima uhagaze, batari basobanukiwe imbaraga zibatera ngo zituruka he, ariko natangiye mvuga ngo nta kindi caturengera, password ni ugusenga. Ababyeyi imbaraga, abagabo imbaraga, iha abasore n'abakobwa imbaraga, iha abana uimbaraga. Umuririmbyi yaravuze ngo duhe imbaraga Mana, duhe imbaraga. Aravuga ngo kuko kurwana na Satani bigomba ubuhanga, aravuga ngo duhe imbaraga. Utanga imbaraga rero, uhineshereza abantu bawe, uhagarara hirengeye, ukubitire kure imbaraga zihagurukira kurwanya abantu bawe. Kandi ijambo ryaravuze ngo naho wababaza umuntu ntujye umubabaza iteka, ahubwo igihe kiragera ukamugirira ibambi. Uri Imana yihuta ntihagire ibyo uhutaza, uri n'Imana igenda gake ntihagire ibyo usanga byapfuye. Maze igihe mvuga ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo igihe ni igihe. Ngwino rero ukure muri ndavuze kuba wavuze kuzatabara, ushire muri ndakoze. Ndasenze amatwi anyumvishe, amaso ankurikiranye kuri iyi kamera, umuntu wese warurushe aruhurwe nawe. Kuvuga kubaye ukwanje ariko guhindura kuba kwawe, utegeke byose bikumvire. Kandi nsenge abadukurikiranye bari ku migabane itandukanye, Uburayi, Aziya, ahantu hose badukurikiye, bari mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, Uganda, Tanzania, ibihugu byose byo kwisi, abari badukurikiranye ubakomeze, uhindura amateka y'ubuzima, kandi umuntu wese ufite icyo akeneye ukimushye. Nsengera abarwayi bari kwa muganga, abarwariye mu rugo bafite indwara z'amayobera, mpamagaye ikiganza cawe
cya kindi wakojeje kuri nyirabukwe wa Petero arwara ubuganga agakira, icyo kiganza nikibakoreho mu izina rya Yesu. Waravuze ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire mu kwizera mfite. Mpamagaye formasiyo mu ijuru irimo urushinge rutaryana, ikinini kidasharira, ngo yururukire kubavura. Mpamagaye amaraso yawe ku bagore batwite, mpamagaye imbaraga zibohora ku ngumba, mpamagaye ubutabazi ku bakobwa bagumiwe, mpamagaye imbaraga z'ijuru ku bashomeri, uhindura ubaha akazi, abafite intambara mu kazi ubarwanirire, ingo zisenyutse uzubake, bana babuze ubwenge ububahe, ababuze icerekezo ubahe icerekezo. Urakoze kuko ubyumvise, ndatujeho ntutuze Mana, ndacecetse wowe ntuceceke, utegeke ibintu byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze. Waramuka agushatse ngo umusengere cyangwa se hari icyo atasobanukiwe yakubona ati? Nta kibazo, nimba byemeye gutanga nimero natanga nimero, kuko anariho umuntu yambonera nko kubari hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ntuye hano ku Gisozi mu Kigarama. Hari igihe umuntu aba ari aho yifuza gusenga ariko mu by'ukuri akabura aho asengera. Ku bandi baba bankeneye, bumva bafite ibyifuzo bitandukanye, bumva hari ibintu badasobanukiwe bashaka kumbaza, ndetse n'izindi nama n'inyunganizi, kuko nje nababwiye ko naciye mu bintu byinshi. Njya ngira n'impuguro ku bubatsi ngo, nkagira impuguro ku bagiye gushaka, nkagira impuguro ku bantu batandukanye uko wakwitwara hari nk'ibitero bikuje. Nimero yanjye ya telefoni ni 078 74 99 66 3. Nsubiremo 078 74 99 66 3. Ku bakoresha Tigo ni 072 80 78 74 9. Yesu abampera umugisha. Iyo niyo kontagite nimero yanje, unkeneye yanshakaho. Ibindi Yesu abarinde, kandi Imana ibampera umugisha. Uzakurikirana iki kiganiro musabiye umugisha. Philadelphia, Imana iratsinda.